nuko byabaye ku ngoma ye byari kubona ku yundi ariko zayamaze iminsi yeguzwa ariko nyine none so ninde taregujwe kwisi ninde muyobozi tureke n'aba amatorero uri uyoboye igihugu n'abayoboye ibihugu badafite abavuga ati vaho ntabyo ushoboye nabo nubu naha mu gihugu bakumva abantu bavuga ati ubutegetsi nitubushaka kandi ureba wowe ukabona ibintu bakora binanarenze urumva ariko ukabona hari abandi bantu babivuga ibyo bintu ntago jewe nanabigenderamo byo gukuraho abantu usibye n'abeguza umuyobozi w'itorero itorero byanga bikunda ribamo inyungu kuko byanga bikunda ibintu bibarwanisha bakunda guhurira ku mafaranga ngo mwara yarigishije nge simba mu mafaranga nta umemba nisengera Imana nta muntu wari amaturo yanjye nge natuye Imana n'ubundi kuva nahereye n'iyarya kuko niko banyigishije amaturo yanjye aribwa n'Imana kandi Imana iba mu bantu Izayi nawe aratangaza aravuga ati nta gikuba cyacitse reka nkubwire nimba ari urumva mwaseseye ngo mbivuge kandi utanabimbajije wa mugani n'igihe twavugiye ADPR icyo tukakirenga twabwo nyine twaba dusa naho twibagiwe nabyo kubivuga mu gihe bikinavugwa ariko reka nkubwire jewe nk'umukristo wahuye n'intambara nkuko tubivuga n'ibindi bibazo nagira ngo nkutangarize ko urwango Satani yanga itorero pani rya ADPR itorero ry'Imana n'ibitari biriya byagaragara mu rusengero ahantu kuko Satani ntaganejejwe nuko itorero ry'Imana ririho risenga yakora uko ashoboye akavanga nyine nkuko twashyushye imitwe y'abantu bamwe bavuga ngo wabona byaragenze gutya abandi bavuga ngo sibyo n'ubundi byose ikindi Satani yifuza niki kandi akorera mu bantu none yakorera mu bande nyine ubwo nimba atara hari wenda ufite ibyo bintu bituma itorero ryose ribizira Mwese Izayi nawe yari yaje kurepeta byaterwa n'icyango wenda bamuzanye amakuru tudafitiye fact ariko mu bigaragara hari ahantu Theo ntago wemera ko hari ahantu habaye mu burangari nk'ade ikosa rirahari ariko nyine rese Satani ashinzwe ikisama ko kuki wowe batagutuma Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera Mondestone you are my number one Mondestone nukuri turakwemera Reka nezere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye Imana ikomeze kubarinda cyane kandi ikomeze kubaho umugisha cyane ngira ngo nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye buri munsi abantu badukurikiye bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda mwese turabasuhuje abasha kureba ibiganiro byacu Imana igibaho umugisha cyane ndi kumwe na Jado ku buhanga bw'amajwi n'amashusho ntago turi twenyine turi mu rugendo ndi kumwe na Karabo k'Imana muzi ko afite YouTube channel abantu bagiho bakore subscribe Mondestone TV Karabo Yesu ashimwe barajya heka ijuru ryatabaye nukuvuga ngo mfite channel uyu munsi babyange babyemere ubu ngubu karafashwe ariko ntago biraza neza yitwa Mondestone TV iyi niyo televiziyo iri mu kazi kose muri iminsi hamwe n'Urugendo Online TV turakoze cyane Karabo k'Imana Theo ni mwamubonye kuri kamera Theo umeze neza ko banje guseka ariko se ngewe ntaca nongira nese nari nakwakira Nina mise mjibaza ukuntu isuvuga Karabo k'Imana ariko turi kumuzamura by the way ariko nanjye ndamwemera urabizi inshuti yanjye n'abadukurikira babimenye kandi ibyo uvuze babikore bamushyigikire bamuzamura bavuze ati birimo biraza karafashwe atari ko sine karakantu kitwa sineza tumari icyumweru agaruka avuga ati byaciye karimo amaganya nakumvishe karagize Theo umeze neza cyane meze neza ndashima Imana impeshyi yarangiye butwinjiye mu muhindo w'imvura ibintu ni sawa tutangiye uri kuvuga ngo we ntitukuvuze cano yawe nje nabonye imeze neza ahubwo abantu bakomeze ariko so nyine ko bimeze neza kubera bo ntibayibagirwe nayo yitwa Theo bose babireba official usanga y'indirimbo zanjye hari ikintu cyenda kujyaho gishya kimwe se n'ubu biriho bimeze neza cyane maze iminsi nkubona umeze neza uri mu murimo w'Imana biranshimisha sinzi igiterane wakoze ni Burundi mbona abantu bose bapostinze ndetse abapostinze cyane nabo muri Sekira bariko abenshi bari baje bandika ku Instagram ng'umuhanzi nyarwanda ukunzwe i Burundi biriya bintu bifatute yugi Burundi ukaririmbana n'abantu kuva ku ndirimbo yawe ya mbere kugera ku ya nyuma yego yuri imbere uba wiyumva mu tugereranyije n'intambara ugenda unyura mu za buri munsi
intambara kuzinyuramo bisaba kuzirwana, hanyuma rero ubwo intambara uba wazitsinze ugakomeza, ariko uzi ko wahura n'izindi. Tukiri mu isi n'ubundi Bibiliya iravuga ngo dufashe igihe mu ntambara. Hanyuma rero biri ukuntu mbibona hama nkabifatanya n'intambara, binyereka ko Imana nsenga inyumva. Wacyumvishe? Cyangwa Imana nizera ariyo ya nyayo, kubera ko Bibiliya ivuga ngo abantu baraza kwihangana n'inkoresha Bibiliya cyane. Nicyo gitabo nsoma cyonyine rukumbi, nicyo gitabo nsoma nkaba nava kuri page ngafata indi nkavuga nti umunsi ndasoma amateka ya Daniel nkayasoma, ejo nkaba nzumva inkuru za Morodekayi yari mu ntuki n'ibyo niberamo. Hanyuma ariko uziko ibitabo ari byinshi. Noneho rero nkunda kuvuga Bibiliya kuko mba nzi utuntu twagiye tunsigaramo muri uko kubera gusoma. Abyumvishe? Niyo mpamvu ariko no mu ndirimbo zawe za mbere harimo amagambo menshi yo muri Bibiliya. Ariko nyuma abantu bati haje hazamo n'izindi zindi. Erega Bibiliya nayo ibamo beef. Ibamwe inyuro. Oya ntabwo nzita inyuro. Ahubwo abantu bagiye bagirana ibibazo muri Bibiliya, hagiye habamo intambara, hakaba abazitsinda n'abazitsindwa, abantu bagiye banga abandi barabagambanira. Muri Bibiliya niho byanditse, hanyuma Imana igenda igaragara ku ruhande rumwe urundi karwihorera. Uracyumva? N'uyu munsi umuntu ashobora kukurwanya, Imana iri mu ruhande rwawe ntagutsinde. Yego? Teukuru ubu ngo bafite abantu bamurwanya se? Jiwega ntabwo mbabara nk'abantu, mbabara nk'abadayimoni bakorera mu bantu. None abo ntabwo ntukanye umuntu nyine waba undwanya kandi adafite n'impamvu yumvikana, kandi nabaye yumvikana ntabwo jewe numva ko nta kintu mfite cyatuma umuntu andwanya, ahubwo mfite ikintu cyatuma umuntu wenda nyibazaho agira ibyo ntekereza. Ariko ijambo kurwanya umuntu ni ikindi. Tuvuge mu minsi ishize bajyaga bavuga ati Theo yabyaye abana benshi yagira gutya, ugasanga wenda rimwe na rimwe umuntu ubivuze ni nako kuri. Uwo muntu abivuze wenda noneho waramaje no kubivuga, wenda ukavuga uti ibintu bampagarikiye nibyo. Uwo muntu yaba ahagaze mu mwanya w'abadayimoni, yaba ari kumwe n'abadayimoni, aba yatewe adaterwa. Nese ugarura iki ibintu byarangiye kandi hari bishyashya? Nimba narabemeye nese ubwo naje kubahakana? Ahubwo ndi kwibaza nk'umuntu wabigarura kandi yigiza nkanabizi, ashaka impamvu wenda yo gushamikiraho ngo akuvuge nabi, apfobye ibyo ukora. Rega ibyo bintu ni ibintu bisanzwe ko tugomba kubaho witeguye. None usibye no kwitegura izo ntambara, ubu ugomba no kwitegura ko Yesu yagaruka, ugahora urwana no kunesha icyaha kugira ngo, cyangwa kunesha ibyatuma utajya mu ijuru kugira ngo Kristo agarutse muzabyumve kimwe, utazasigara uvuga ngo naruhiki. Yego, reka tugaruke ku itorero ryacu ADPR. Ni itorero nkunda. Nawe burya uri mu ADPR? Nta makuru nari mfite. Ndi umukristo wo muri ADPR, ndanarikunda cyane, nubwo abantu benshi bajya bavuga ati bamwe na bamwe ari bavuga ati kurikoraho ibiganiro byo kurisesengura tuba tubabajwe rimwe na rimwe n'ibintu biri kuba bitari byiza cyane. Ari itorero ukunda cyane wagiriyemo n'ibihe byiza, ushaka kuba waranakomerekeyemo cyane mu gihe wari warahagaritswe muri ADPR. Theo yarabayeho gute mwivuga butumwa? Wari ubayeho gute mu mutima? Wari ufite iyihe ntimba? Ahubwo cyajya abantu bakuzi wari uhagaze. Hari ikintu ndi kwibaza kimwe wenda kitari bunatinde kukivugaho. Kumbaza ngo nari mbayeho ngo nari mfite intimba ingana iki mu mutima. Byari ibintu bibiri. Yego. Icyambere nari mbabajwe nuko kuba mpagaritswe ntago narenganaga, ahubwo kuba ibigenga guhagarikwa cyangwa gutengwa no gutengurwa none naragerageje kubikora bikanga, kandi bikangwa na bamwe atari bose. Urumva nahise mbona ko harimo abantu bari ku rugero navuga ati uyu nifuza ko nanabaho usibye kuba nasenga. Urumva rero nari mfite umubabaro w'ibyaha byanjye, nicuza mu mutima kuki ibi bintu byambayeho. Rimwe na rimwe n'igihe ikintu kikubaho ugasanga wararangaye, cyangwa ugasanga nyine waranabigambiriye. Ibi bintu abantu bajya babyemera, tureke gushyiramo amarangamutima ngo wiyeze wigire umutagatifu. Hari n'igihe ukora ikintu wakigambiriye, yego, ariko utazi ko kiri bugire ingaruka, ugahita wumva yuko ukumva urababaye kuko wagize umugambi mubi, umugambi utari mwiza. Hakabaho rero no kugwa mu mutego. Nuko ndetse ndi mu bantu bakunda ukuri cyane, ariko nasanze ari n'ukuri ko kwitondera. Ngira n'ukuri nitondera nkaba nanakwihora cyangwa kuvuga uko kutari, kugira ngo mbanze nkubonere ubusobanuro bibaye ngombwa kuko kuri
nkubazwa konyine ariko mbizi neza ko harimo n'imitego natezwe nayo nyigwamo n'abayinteze barigamba haravuga ati wigiraga ibiki uzi umuntu akubwira ati wigiraga ibiki tuburetse nzakwereka kandi wasanze ari babandi bo mu idini ubwo turi kuvuga muri rusange muri ya mafuti muri ya makosa nasanze ibi bintu narinzi ko ibi bintu umuntu wenda nabivuga bizarangira nsanga ahubwo kubyemera nibwo nabigize kubikomeza bikagumaho naba niyo mbihakana ngira ngo ni n'ikintu ariko kubihakana byari kuba bitari umutima wanjye ntari kuba umeze nk'ukomeza kubyemera nubwo muzahora mubimbaza ariko kubyemera nibyo byiza kuruta kurwana no guhisha ibiri byo kuko guhisha birahenze kira ni ikintu gikomeye kira ni ikintu gikomeye kuko ngiye nanjye nkibyumva kira kiganiro uvuga ati reka mbivuge byose ndabyemeye noneho nanjye nari nzi ko nta wundi muntu uzongera kuza kuko numva nta gashya kandi kari gahari nta yindi nkuru yari ihari kuko nukuvuga ngo ibyo bavuze byose baravuze ati yego nibyo ndabyemeye ndasaba n'imbabazi ujya ku ijambo nakoresheje ahantu hamwe na hamwe nibuka nageze no ku rwego mvuga nti nimba uri hano ku isi utajya ubabarira binyigireho ariko utanga imbabazi icyo gihe imbabazi barazibonye z'abantu narazibonye ariko imbabazi z'abantu si nk'iz'Imana imbabazi z'abantu zirabigarura zirongera zikabivuga ariko izo ni iz'abantu ni nazo nasabaga kuko Imana ni narayisabye imbabazi kare mbizi neza ko yanambabariye naranizeye imbabazi hanyuma iz'abantu rero nazo narazibonye nyine ariko z'abantu cyangwa n'ujya wumva indirimbo naririmbye ivuga ngo imbabazi z'abantu babi bazitanga by'agateganyo waba utaranaruhuka akongera akakugora ngo nari nibeshye narahubutse akabihindura akaguhinduka izo nasabaga n'iz'abantu narazibonye hari ikibazo nshaka kubaza izo mbabazi wasabye ni byiza ariko ugiye kureba imbabazi wasabye icyo zangije kuri wowe nicyo kinini kuruta icyo izo mbabazi zubatse byaba imbabazi wasabye ni nziza ni sawa ariko byaba bibabaje waba warasabye imbabazi wenda ugakomeza bya bindi wasabye imbabazi sibyo kuko izo mbabazi wasabye ni nziza pe nibyo ariko nanone hari ikintu kinini zangije ku buzima bwa Theo reka nk'urugero fata nk'abapasiteri benshi baba mu nsengero hari abakora ibyaha ariko bavuga ko ngo umupasiteri ajya kwaturira ahantu hiherereye biriya bintu buriya mu gusaba imbabazi ntiwihuse ukabikora mu gihe nta muntu utakugiriye inama kuko icyo zangije ziriya mbabazi ni kirekire kandi Imana iyo isabye imbabazi uri ahiherereye irakumva kandi ireba mu mutima ndabivuga iki oya ariko wowe uvuze ibintu numva biranakubabaje ahubwo kandi numva wangiriye imbabazi nakumvaga uri kuvuga uti ibi bintu njye numva hari ikintu byangije ariko tuvugishije ukuri ntabwo kuri jye numva ntacyo uracyumva kandi nuko kuvuga ngo umuntu yajya gusabira imbabazi ahandi hantu abo bapasiteri rimwe na rimwe usanga izo mbabazi asaba n'ibyo asabira imbabazi nta handi bizwi n'ubundi biri ahandi hantu uracyumva njyewe rero ibintu byanjye byari byaramenyekanye uracyumva izo mbabazi rero kujya kuzisabira byarakozwe n'umuntu n'ubundi ufite noneho ntabwo agenda umupasiteri binabaye ngombwa naba ndi umuntu abapasiteri n'abantu bakomeye nubaha Bibiliya navuga ngo tububahe kabiri n'abantu basutswe amavuta aho bari hose bubahwe bakorera Imana kandi izabahemba ariko je ndi umuntu usa naho nzwi cyane kuruta abapasiteri hari n'umupasiteri wowe uzi unemera abaturage batazi wenda birubavu birusizi akabazwe n'abantu bari nko kuri social media cyane cyangwa bumva bamuvuga batamwita ariko je nari umuntu abantu bahanze amaso cyane nsa naho nagaragaye cyane ibintu rero kubifefeka wajya uhora ugongana n'utundi tuntu twabyo ariko iyo duhuye nkubitisha za mbabazi nasabye wenda waguye mu cyaha cy'ubusambanyi wanabisabiye imbabazi ariko se bariya abana bavuga ko wabyaye wigeze ukoresha ADN ugiye gukoresha ADN ugasanga abana bavuga ko ari abawe atari abawe ukaba waranasabye imbabazi uzi n'ukuntu byateje ikibazo mu bantu gusaba imbabazi kwawe wabigenza utusanze abana atari abawe musanze abana atari abanjye hanyuma aba bampaye bagakomeza kubanyemerera n'abatwara
wakoresha ADN mu bana nta numwe ndakoresha nta nibyo nteganya none kujya gukoresha ADN ni cyo gisobanuruzo ni kugira ngo nyine nihakana ibyo nakoze se ubu ngihakanira ikize erega ibintu ni bibi hari abana hari n'igikorwa cyabaye kandi ntago abandegaga ntago bandega abana kuko abana baba yari ikibazo wenda bakabaye nabo hari ibindi bintu bakurikiranwa abana si ikibazo cyari igikorwa cyavuyemo abana nicyo nasabiye imbabazi hanyuma rero abana nemera hanyuma nyurukuba amazi ko yabonye nta wundi bakwiye ADN itabanyemereye nyurukuba mufite akamuma umwana n'uwanjye nta mutwa ukunda kuvugisha ukuri cyane ni bangahe ariko narabavuze abo wemera narabavuze bakubajije nanjye kuko ngenda tekereza ko impamvu bambajije ari kugira ngo wenda ikiganiro kigume kirambuke none se izo nkuru zose murazizi muyoborwa umubare ntabwo umubare nkuzi hari n'umuntu uri kureba iki kiganiro atawuzi umuntu ureba iki kiganiro atawuzi ni 4 bane yego nibo wemera none kucyumbira ngo niwe nemera n'igihe nabemereye nkemera ko na ADN insanze itabanyemeza je nagoma mbemera nabonye ukunda kwemera ubuhaje undi cyangwa warafunze waravuze ati nabo none subwe igihe twahereye ntihagiye gushira imyaka ingahe iyi myaka irimo kujya muri myinshi irarenga 6 yego reka mbyihorere ngiye nta nubwo karaba n'iryo jambo uvuze ngo haje undi urumva nago uri kunyifuriza neza oya none kucyumva haje abantu cyane ubu ntago nyakwigendera yagiye ntago tujya kubona nyakwigendera ariko uvuga wari Pastor Togene yes yari bazina wawe ngira ngo ariko buri munsi haciye iminsi ngahe tubona havumbutse akantu tukabona umuntu araje kandi tukagira ngo byararangiye baramukinga ariko buryo bizarangira ariko hari n'igihe bizajya bikomeza ariko Theo hari umuhanzi twaganiriye ufite abana benshi w'inshuti yanjye yarambwiye ati nemera abana 29 urumva mu bana 29 ngiye mu bantu twahuye baryamanye nawe banabyaranye barenga abo bana bararenga urumva kuko bo nagiye mbara abana bambwiye afite sanga bagera nko muri 30 na barenga kandi ikibazo ko kazi wabakoze yarafite iye ntego nanjye nicyo mva buretse iyo muvuze ngo ufite abana bane hanze mujye munavuga amazina yabo muzakora umunsi umwe urutonde muvuge ati n'uyu yitwa gutya na wa wundi yiyumvemo ntago ndi buyavuge ntago ari ngombwa kuvuga amazina y'abana ngenda bazi ni bande vuga abana b'umuntu erega abana no kubatindaho ndumva atari cyo kintu cyihutirwa ahubwo ni ibintu byabaye kubera ko ngiye hari tunyuzeho tugenda ntago nzi nimba ari cy'abana nubwo nashakaga navuze ngo ntago nashaka kubivuga ko iby'abana byararangiye wanakoze n'igikorwa cyiza ko wahise ubyemera kandi bisa naho byarangiye n'ubundi ngiye numvaga iyo nkuru ntago ariyo nashaka kugaruka ubu iby'abana biba bihari nukuba nyine wamenya ngo ariho abayeho ate kuko bose bari mu maboko y'ababyeyi babo harimo na urumva n'impamvu yo kugarura ibintu ubundi mujye mubyitondera harimo abamaze kubaka ingo zabo iyo uvuze ibyo bintu by'abana bishobora kugera nko ku mugabo wamushatse akumva tubaye nkaho tumwendereje kuko uwo muntu hari igihe mwashiduka munavuze ngo runaka niyo mpamvu muri kuvuga abana nkumva si ngombwa ko tubavuga abana ni umugisha ku gihugu ni umugisha kuri jye ni n'umugisha nabo kuri bo nabo twababyaranye abana ni umugisha kara reka ngewe ubundi ikibazo cyanjye cyakiri kuri ADPR narindi kubaza ubundi niho focus yanjye karabo ni uri kujya ku bana ngiye ko arabize ko twakoranye ibiganiro byinshi Jese ko naje hano kuganira namwe icyumba zangishoboye ndagisubiza ibidakunda mvuge nibyo ntabyo nzi ariko ntago nakanga kuganira naje kuko nubundi mu bintu ubona bituma rimwe na rimwe umuntu aza hano uza witeguye byose ari bukubaze none wariyemeje kuza hano uza kandi uje kwicara ngo bazwe n'abantu babiri kandi ntago muje gukina ubute no gukina ikarita nanjye ngo ndi tayari gusubiza uko mbyumva cyangwa uko bihagaze nari mvuze ngo ahubwo icyo mba nkwiye kumenya cyangwa nakurikirana no kumenya ngo bariho bameze bate na cyane ko bariho kandi ari bazima Imana ikomeze kubakuriza mu buntu bwayo cyane ADPR niho ndi kugaruka cyane kiri kuvuga muri no minsi cyane kandi ni itorero ryagiye rigusohora rikwinjiza ntagiye wigeze wumva wanze ADPR ku buryo wayivamo ukajya mu yandi macace cyane ko uri umuntu wagiye bigaragara ko wagiye ujya no gukora ivuga butumwa mu yandi matorero atari ADPR mu gihe wenda wari uhagaze nta gihe cyageze wumva wagenda wasohoka
ukajyamo cyangwa washinga n'irya itorero nta gihe cyageze ngo numve nagenda kubera ko buriya ikintu kidushoboza no kwihangana cyangwa kwihanganira ibikubaho cyangwa ibikuvugwaho cyangwa ibigukorerwa iyo ushoboye kwihangana ni nayo mpamvu ngihari uri umuntu wivumbura uri umuntu reka mvuge ngo unavoma hafi kuko hari igihe nahuraga n'ibyo mutamenye rimwe na rimwe ugasanga nk'umuntu umwe rukumbi kubera imbaraga ze yavuze ngo ibyo simbyemera byanaba ngombwa wamusaba na audience akavuga ati je ntago ngufitiye umwanya urumva ariko ibyo bintu ugahita uvuga uti iyo bukeye burongera bukira kandi iminsi igira ibyayo ugasigara uvuga uti hazaza ikindi gihe ntazi njyewe ku giti cyanjye ntago njyewe njya mpubuka mu bintu ibintu mbijyana gake ntekereza ko ngira ngo ari nayo mpamvu nkibona ibyo mvuga mba navuze ibintu byose wenda nkanabimarayo ngasigara ushaka kuba ufite impano yo kwihangana njyewe no kugenda gake ntabwo ibintu byose mbyirukira ubu niyo warunda ikirundo cy'amafaranga agera mu kirere uti ndayakuzaniye nabanza kumenya impamvu wayimye abandi nkabanza nkabimenya neza niyo wambwira ngo hano hari umugisha ungana gute ibyo bintu byagiye binyataka bisanga ntabwo mpubuka umuntu akakwataka ukumva ari gusezeranya ibintu washyira ku munzani ukavuga uti ntabwo ari igihe cyabyo ukumva ntabwo aka kanya wabiguha wabibasha kandi byiza urumva rero hari igihe uhubuka bikaba nabi n'umunyarwanda yaravuze ngo yihuse ibyari bihumye igihe ibintu byose mbitwara gahoro nitonze ku buryo nabanje nsigaye mvuga tubanza ari indwara ndwaye ntabwo njye mpubukira ikintu imbabazi zawe wazisabye mu gihe baziguhaye mu gihe kingana gute imyaka 6 kandi 6 yansabaga kuba mpasengera kuko nkaboneka icyo nta nemerewe ni ukuririmba no kuryigamura ariko kuhicara nkitabira ibyabaye byose kugira ngo bakosore amanota koko nimba narahindutse urumva ni nk'igifungo nuko nari mfungiwe hanze azaje wazikoreye oya barazazi igihe cyangwa kuzikorera byo nta kintu nakoze ngo gitume bazimpa ahubwo igihe cyarageze cyazo no kwisubiraho no kureka icyari cyatumye ariko ibyo nari narabikoze nabwo barazinyima kwisubiraho ni narabikoze nkuruko nshoboye jewe nageze naho mbu mudiyakoni nkajya nishanura nkanatera intebe nari nsigaje gukubura no gukoropa amatoilette nigeze no gusaba ngo basibongere banyigishe gice bambatize abantu bose bakibaza tese kucya atavamo ko ari umuntu uzwi katabura abandi bamwakira nararirimbaga mu yandi matore hari ikibazo gikunda kirimo ari kuntu ndimo ndabona abakozi b'Imana barimo kwitwara mu bibazo bagenda babazwa kuri ADPR ukabona nk'umukozi w'Imana baramubajije kandi urabizi ko yatese kugende ugasanga nk'uwo mukozi w'Imana yabajije ku kibazo n'umunyamakuru akavuga ngo ADPR ngo hoyango ni nziza kandi urabizi yuko mukayivuga meza kandi baguhagaritse bakuvuze nabi bagukoreye ibintu bitari byiza ibyo ntimwanga kuvuga ukuri kubw'indonke muba mushaka mu nsengero nimukirengagiza kuvuga ukuri kuhembura abantu ku murimo w'Imana banza wumve ADPR ni iki ADPR ni idini bakunda kuvuga ngo nitorera ariko ku giti cyanjye mbona ari idini kubera ko nta kibazo uko wabyita kose nanjye ndumva nabyita idini none kuki muyivuga neza kandi barabahagaritse abantu bakamenya ibyanyu ntibajye kubahugurira ahantu mwibanga nk'abantu mwakoze ibintu bikomeye kuki ibyo bintu byo mutabitekereza nk'ubu ugasanga te wafite agahinda gakomeye ukanga kukavuga kandi umuntu abaho rimwe nuva kuri isi byo bizaba birangiye kuki mutavuga azeko numva mushaka kungira ikihebe kumva mushaka kungira ikihebe kandi abagabo ngenda mubajira icyo kibazo nuko nzi yuko hari nabandi bakoze b'Imana mu hantu wakomerekeye mu ADPR harimo nyine ibyo nabikubwiye umuntu wihangana se ikindi wakumwongeza ariko se nyine kuki musasira ibintu kandi barabakora ibintu bitari banza wumve njye nari nkoje ngo ADPR ni iki uhita wongera uramfata vuba ariko umva maze nkubwire wowe ADPR ni idini cyangwa itorero rifite abayobozi hanyuma iyo utese kiteka ubutese twawenda n'abakuyobora ariko ikiza cya ADPR ntago abayiyobora bahahora barahinduka rero ikibazo kiba kirimo ugomba kwihangana ukarindira nimba ari ukuyobora no ku mudugudu akazimuka
cyangwa erega abusebye no kwimuka bamwe ADPR imwimuye n'Imana yamwimura mu bundi buryo. Hanyuma reka ndangize nose ubu habayeho ubuyobozi bunyima imbabazi, ibyo bintu nzabivuga kuko barazinyimye neza, ndabibona ko atari ikibazo cy'itorero ari ikibazo cy'abantu. Ubu mu gihe badahari narazibonye, ubwo se urumva guhita uzuga ku ADPR yose muri rusange, menya ngo uba wabangamiwe n'abahari. Ntabwo ikubise, ariko uyu munsi izina Theo bose babireba afite ni umuntu ukwiye guhagarara ahantu ku munara akavuga ijambo abantu benshi bakumva, nimba ari ibyakubabaje ubona byakosoka ukabivuga bigakosoka, nyine muba mukwiye guhagarara ahantu mukabwira abantu ibintu biri bugire umusanzu biri butange ruhese nta rubanda irandegera nta kibazo, ahubwo nimba muri mwe mugifite mumbwire ntangire nyine. Ufite ikibazo cy'akarengane k'abantu b'abakozi b'Imana benshi basengera muri ADPR bahura n'icyo kibazo, umuntu bakamuhagarika gutyo bakamuteza abantu, ari umuntu wakoze ibintu bikomeye ntibamuhigirira akabanga. Ibyo bintu kukimuza mukabisasira mukabisigasira, mwagakwiye kubivuga mukanavuga mutariki ibi biratubangamira nk'abantu nyine Imana agire neza ikamenyekanisha n'abandi bantu bakamviraho. Ukivuga nyine urumva iyaba wowe ya myaka 3 niho ari kuyimara, iyo ubanje ndiwari kubyemera. Urumva je ndi kuvuga nkanjye nta wundi muntu mvugira, nimba ari nuwaje akabikora nyine ngo kugira ngo abone indonke. Njewe ADPR ntimpemba, nta hantu naritse mu gitabo cyayo nk'umuntu ubona umushahara cyangwa habe simbizi nimba aba bindi bintu umuntu yahabwa wenda bitewe n'iki. Jewe nyibamo nk'itorero nsengeramo nemera imyizerere yaryo, hanyuma tugiranye ibibazo noneho mfitemo uruhare nihanganye, ubwo urumva byansaba kuyivamo. Nihanganye rero nta n'impamvu yo kuza kuyivuga nabi, nakabaye naranagiye sinyivuge kuko sinyibamo. Nta kintu nenga imiyoborere yayo, jewe ntagomba mu buyobozi, hanyuma imiyoborere yayo nje nta kintu nkwa. Urumva uko bakuyobora kose gwe ntacyo. None se urumva uko banyobeye koroshye ko ntacyo byantwa. Nese umuntu yakuyobora akakubwira ngo uzasabe imbabazi uzisabe nabo ukabikora, hanyuma agaruka uti narabirangije dore report akavuga ati genza makeya, ati nta kintu cyo nshaka kumva. Uwo yaranyoboye neza, hanyuma nje nagize kwihangana, abatihangana nyine bazasakuza. Okay, kwihangana kwawe ukarindira iyo myaka 6 ejo bundi baguhaye imbabazi. Yego. Byongereye iki mwivuga butumwa ryawe, byongereye iki kuri Theo none uko buryo uvuga ati ikintu nari ndindi imyaka 3 ni myinshi. Ikintu byongereye rero usa n'uwenda ko nyine njya no mu buzima bwanjye bwite, ntago byongereye ikintu gito, byanyongereye kuba ndi umwadeperi uryigaburo, nkaba njya no mu rusengero nkakoreramo Imana nkuko nakoraga mbere. Nagaruye agaciro kanje muri iryo torero. Mu gihe yo nihangana nkavamo nari kugenda nta gaciro mpafite, ntacyo mvuze, meze nk'umuntu wabananiye nyine akajya kunanirana n'ahandi, kuko niko twabyita. Jewe mu kwihangana kwanje kwatumye nyine mpaguma. Uziko imbabazi zazanye n'imodoka we, uziko imbabazi Theo yazibonye akajya nyine umva niki ntago ari kumfungira imigisha gusa, bari baramfungiye n'ibindi, ahubwo ntago byose wabivuga. Menya ngo naho nakoreraga ubu kuri ubu hariyongereye. Yego, nyine byanyongereye kuba nkorera muri ADPR, sinakoreragamo. Icyo uracyumva, ubu nemerewe kujya ahantu hose muri ADPR, njyanye rekomandasiyo bakampa ijambo niyo ntaririmba nkasuhuza iteraniro, mu gihe ubundi nabaga nicayemo ni wacu ntibanavuge ko mpari. Ahubwo umuntu yaba yaje nko kubwiriza kuko ntegetswe kuhicara, yamara nko gufashwa cyane ati si Theo wabivuze ibi nibe tudore ndanabona ari hano ati haguruka usuhuza, nkajya nsuhuza ku ngufu z'abandi bantu, njyewe narazambuka. Wowe wibwira ngo icyo ni gito mukanga kuvuga akarengane mwa mwara huye. None ze ako na akarengane. Je twajyanye ahantu henshi mwivuga butumwa, haraho nagendaga nkumva mu bantu gutya barimo barajujura inyuma, kandi bakavuga Theo yicaye ari marumva. Biriya babyita ubundi guharasinga umuntu. Biriya bintu nimba byarakubagaho wumva ugapfira muri Nyagasane, ubizi ko ari ababyeyi bawe bagukize hanze. None Imana izabimanira mudashaka ku nyine ibyo nakoze Imana yabimanira. We nta kibazo ufite, ikibazo n'abantu baguteje bariya bagushumbye, kuki baguteje abantu ariko byararangiye. Nose ntibyararangiye. Nkubwire uyu munsi ntago wenda ufite titre ya pasteur, ariko uyu munsi zino ufite nawe nkushyira mu cyiciro cy'abapasiteri ahubwo bakomeye, mu bantu bakomeye. Rero umugisha kunyifuriza ibyiza kandi umubyeyi w'abantu benshi mu mwuka, sibyo? Ntago rero umubyeyi wawe wagize ikibazo wagenda ngo muhanire mu ruhame umwambika ubusa, ahubwo urajyana mu gikari. Noneho ubwo rero kankubwira kuko uravuga neza ibintu, ni ukuvuga ngo ubwo nimba hari bamwe muri bo babyumva bazahinduremo nyuma yanjye. Ariko ibyanjye byararangiye, nta kirego mfite ndega. Urumva
urashima gusa ubu ndi mu mashimwe nese wavanga ibyiza n'ibibi gute ibibi byararangiye ntabwo mwamucinya inkoro nyine ndayicinya ngo bigende gute ariko se kara urabona Theo nibwo bakimubabarira nawe ati ariko nibwo bakimbabarira ubundi ijambo kuvuga ngo nibwo je bari barambabariye ahubwo batarabitangaza urumva ubu tunakomeje kubutinganya ndabizi nta kintu wavuga ubutinganye se ry'abatinganye turazira rirabendera bazamuye usibye ko numvise uvuga ngo rira ni ry'abatinganye nari ndizi jewe ariko nta muntu w'umugabo uragutereta Theo mvugishije ukuri vugisha ukuri nk'umubeshyi nibyo nubwo nta wanteresa imbona nkubona abagabo bameze nabi buretse reka uhana uya nibyo reka kuko ngiye mfite ubuhamya hari umuhanzi umuturanye uri utuye hari hafi yaho utuye reka ni kuvuga uko nujye wavuga nje nuye ku Gisozi umuhanzi yagiye kuri imbana kandi we n'umwadeperi ngo bamuraza mu cyumba teretwa n'undi mubwiza butumwa bari bajyanye atangiye kumanura ipantaro wa muhanzi arahaguruka bararwana amukubita hasi akubita umuntu wari urimo ramutereta je nyine nimbuzi ko ari ukuri ngo ni ibyabanyirabyo jewe icyo nzi cyangwa niwe nawe jewe ibyo nzi no n'abantu nka babiri ntago ari benshi ariko kuko nina namenya ayo makuru nageze aho ndavuga tubanza nyine ari bimwe bavuga ngo isi yarashaje umuntu akakubwira ngo nitwa gutya amazina y'abagabo ngo ndagukunda ngo uzambabarire unsure ngo kandi ngo uzansure ngurare ngo ndagukunda akanyohereza nawe imitima ndavuga ati ni byiza atariko rero ngewe ntago mpfa gusura abantu tutanaziranye ngo rwose ngo uzambabarire ngo ntuye hano ngo ubuse ngo gokomana ngo ko ngukunda we avuga ati cyangwa byabari bya bigabo by'ibigoryi byadutse noneho ndavuga ni sinzamuboroka nzakomeza nyine nje mubwira ageze numva aravuze ngo waranyanze nyine ngo urabyumva ngase ngo ubu nibwo yatoboye ngo ubu ngo ntaguzi ko abagabo bakundana n'abagabo ndavuga se nyine bakubwiye ko ari ufite urukundo rwinshi ku bagabo kuruta abandi bagabo babonye nticyangwa ufite ibindi bintu ushaka kunkuramo nkashaka no kumubwira nabi nkanamubwira nabi nkabona ntabireka ngeza wenyine urumva byari byahere kuri Facebook biraduka ngo ntuye hano ngo hafi akahambwira nkamubwira ariko uranzi neza ngo nturi runaka se ukora ibi n'ibi ngo nese ngo kunsura ngo kumba ahantu heza ngo hibanga ngo ndavuga ariko je ntago nagusura ubikure mu bwonko sinzagusura sinzahura nawe noneho urumva nkabifata wenda kari n'umuntu unyumva unyinja wenda nyumve uko nteye ariko byanashoboka kuko nimba bivugwa icyo umuntu abashimira Imana ntabyo urahura nabyo byanyabyo nuko byumva sinari nanarize ngo nahamya ngo rifite amabara yanaye kuko nta deni bambama bo babikora nta kibazo bamamagaye nimba ari byo cyangwa atari byo isi bama abanyamitwe benshi umuntu yanaguhagiraho yihagiye nyene akavuga ati reka mubwire mwene ibi ibyo ni ibintu biraho noneho wowe nawe ndabisuzuguye nyine ntago mbyumva noneho nawe umeze nk'umuvugizi ngira ngo Isayi niwe wavuze ko ngo nta gikuba cyacitse yabivuze ryarese Isayi nawe aratangaza aravuga ati nta gikuba cyacitse reka nkubwire nimba ari urumva mwaseseye ngo mbivuge kandi utanabimbajije wa mugani n'igihe twavugiye ADPR icyo tukakirenga twabwo nyine twaba dusa naho twibagiwe nabyo kubivuga mu gihe bikinavugwa ariko reka nkubwire jewe nk'umukristo wahuye n'intambara nkuko tubivuga n'ibindi bibazo nagira ngo nkutangarize ko urwango Satani yanga itorero pani rya ADPR itorero ry'Imana n'ibitari biriya byagaragara mu rusengero ahantu kuko Satani ntago nejejwe nuko itorero ry'Imana ririho risenga yakora uko ashoboye akavanga nyine nkuko twashyushye imitwe y'abantu bamwe bavuga ngo wabona byaragenze gutya abandi bavuga ngo sibyo n'ubundi byose ikindi Satani yifuza ni iki kandi akorera mu bantu none yakorera mu bande none se Theo kirasi ikizira kinje yahera none se kankubaza nyine cyarahinjiye buriya ubuse rirahamanitse ntago rihamanitse ariko cyarahinjiye da muri ADPR itorero ry'umwuka ryakuze bigengesera ku kintu cyari cyo cyose ubu rero uyu munsi kuko mwagumye muvuga ngo ndayibera nta kintu ndi bivuga ngo mu cyumba twe turi kwibaza mu itorero y'umuntu yinjiye baramusaka ngo bamenye ibyo afite ku buryo bari kuvuga bati bibi byinjiza bitaza hera ADPR ya kera yari ifite abahanuzi bareba abanyamwuka hanyuma nyine barebaga ryari na ryari
barebaga ntuzi ko n'umuntu yinjiraga mu rusengero yasambanye ariko banzu umenye ngo numvishe ngo arahari muri repetition y'umuziki nzi ko abahanuzi n'abantu berekwa baba mu masengesho no mu byumba ibintu nabyo bizwi wenda ibyo birashoboka ariko se mu marepetition amahugurwa yabasare yuzuye akaburamo n'umuntu n'umwe ufite umwuka none nyine ubwo nimba atarahari wenda ufite ibyo bintu bituma itorero ryose ribizira mwese Zayi nawe yari yaje kurepeta byaterwa n'icyago wenda bamuzanye kubera babonye iryo darapo tuzi yarari hese ko tutamubonye mu bacuranze ibyo bintu nge ntago mbishigikiye icyo ni kimwe nge mu makuru mfite nuko ngo bari babanje muri hoteli imwe muri ADPR ahantu bari abashyitsi none igira zingaye ADPR bari kumwe n'umuvugizi ngo si dove se ngo bari babanjemo ngo baranarya bagira gute baraserebura kandi ngo nayo mu bigaragara hari ahantu Theo ntago wemera ko hari ahantu habaye mu burangari nka ikosa rirahari ariko nyine nase Satani ashinzwe iki sa makosa kuki wowe batagutumiye none se nimba barabonaga batankeneye kandi warakoze ibintu bikomeye n'ubu ngubu gikomeje none se gukora ibintu bikomeye wabera hose icyarimwe uri umuntu bigaragara ko riri imbabazi ziracyari igice nyine kuba ari igice se nje nago nakubwiye ko ari iz'abantu ibasiye bakizunguza rirabendera Theo nkuko birimo biravuga nyine bari kuvuga wenda ko nanjye dukorana kubera ibyago mpora ngirira ku bantu Theo reka nkubwire ikibazo nshaka kubaza wenda nguciye mu ijambo gato sorry gato hari ikibazo abantu barimo baravuga ndagira ngo nkubaze uburyo ibyo bintu barimo baravuga bibaye byo wabyitwaramo gute abantu barimo baravuga bati nyine kuba bwemeye muri ADPR uzi icyo byaba bisaba se byaba bisaba guhindura doctrine mu gihe rero ibyo nibabyivuganira nk'abantu saba abayobozi se nese bazahoraho ubwo bije ibyo bije usibye ko bitazaza ibyo nyine ni ibintu abantu bavuga bahengekereza ngo biremere ariko umbwira gute ukuntu ADPR yavuga ngo yemeye ubutinganyi n'igihugu kitemera ari igihugu kitari itorero ariko iki tubona idarapo ryabo ku ruhimba ahantu muhagarara muri guhimbaza Imana ahantu bahagarara bari kubwiriza none rero reka nkubwire iki kintu ndagira ngo abantu tukirenge kuko kumbwira ngo ngwane n'idarapo mvuga idarapo riri Nyarugenge nsengera ku Kicukiro jewe kuva rwa rusengero rw'Inyarugenge rwuzura sindarukatamo n'umunsi uyu ruheruka rukiri urwa kera keretse nimba wenda narahanyuze ibyo nabyemera nararubonye ariko sinagize amahirwe bitewe n'umwanya ndi kwibaza ni gute wumva yuko je sindi umudiyakoni wa hariya ngo wenda nari kuba narebye kare kandi ibyo bintu ngewe ndongera mvuge ngo urwango Satani yanga itorero bira bintu niyo biba murangirikani bikamenyekana byari gusakuza niyo biba mu bakatolike byari gusakuza aho byari kuba hose ngewe wari kubimbaza nari kumubwira ati n'urwango Satani yanga itorero ry'Imana hari ikindi uwo muntu se bundi nta bandi bantu babe baza mu rusengero bihishanye bitaragaragaye ku mpamvu za Satani babura tutanazi baravuga bati uyu mwuka mubi wasakaye muri ADPR wakizwa nuko umuvugizi mukuru muri ADPR yegura oya bamweguje niwe warizamuye abantu bamweguje nimba biri ari ibihane nimba bihanwa abahano warizamuye wahanu wamutumiye mu Rwanda we ntagari byo nese bavuganye ibyo azakora bafite amasezerano ngo avuga ati dore niwe wari wabimbwiye kuki bitaba birimo se nyine urabifite urabizi impamvu tubyemera nuko ngerega ntago nyashaka ngo ibyo byeguza umuyobozi nese biramweguza niwe wabikoze nuko byabaye ku ngoma ye byari kubona ku yundi ariko zayamaze iminsi yeguzwa ariko nyine none se ninde taregujwe ku isi ninde muyobozi tureke n'abamatorero uri uyoboye igihugu n'abayoboye ibihugu badafite abavuga ati vaho ntabyo ushoboye nabo nubu niyo wagiye Burundi bakubwira ati ndayishimiye ntitumushaka naha mu gihugu bakumva bavuga ati ubutegetsi ntitubushaka kandi ureba wowe ukabona ibintu bakora biranarenze urumva ariko ukabona hari abandi bantu babivuga ibyo bintu ntago jewe nanabigenderamo byo gukuraho abantu usibye n'abeguza umuyobozi w'itorero itorero byanga bikunda ribamo inyungu kuko byanga bikunda ibintu bibarwanisha bakunda guhurira ku mafaranga ngo mwara yarigishije nge simba mu mafaranga nta umemba nisengera Imana nta muntu wari amaturo yanjye nge natuye Imana n'ubundi kuva nahereye niyarya kuko niko banyigishije amaturo yanjye aribwa n'Imana kandi Imana iba mu bantu nayo nzatura ku cyumweru izayarya nayo natangiye gutura igiceri ngisaba mama urumva agatura nanjye ngatura urumva igihe twaturiye yarayariye niyo mpamvu ikintu aturinda iravuga ati murangaburira Imana muyibaza amaturo ntiyababwiye ati muzane ibyuzuye ahubwo
yongeye akantu nuko utakumvise ngo amaturo yanjye Imana niyare niko banyigisha nyine none se njyene nahura n'Imana imbona nkubona cyangwa barayimbwiye ndayemera ubu nyibonera mu bikorwa nese niba bambwa ati Imana igera neza ntiyangiriye neza bise kunywa amaturo nese nyamenshi kuruta yo nsigarana ubwirya make hari umuntu wahaye menshi se umva se hari umuntu ejo bundi yagize atya bamwirukanye muri ADPR baramutenga umupasiteri aravuga yandika ibaruwa aravuga ati ndaguciye kuko yagaragazaga yuko Izayi ngo atari umuntu ukorera Imana avuga ati ndaguciye n'ikimenyimenyi muza nyine we yagaragaje yuko amuciye yandika n'urwandiko adaciye kabiri idarapo ry'abatinganyira azamutse bira ntibyatwereka yuko uriya muntu koko beguje agaca Izayi uriya muntu beguje yari umunyamwuka biriya yamwatuye hari byo bikurikiranye Izayi abatinganyi bakabinje ahubwo nanjye reka nkubaze kuko si ukuganira n'uwo